Nanone tubahaye ikaze ndetse tubashimiye kuba mudahwema kugaragariza Novak Show TV ko mudushyigikiye kandi mubana natwe umunsi ku munsi. Umwe tubagezaho amwe mu masomo y'ingenzi cyane yagufasha kubaho neza no gutera imbere muri ubu buzima. Ni amasomo atandukanye tubategurira kenshi yadufasha kurushaho kumenya uko twaba tugatera imbere muri sosiyete. Yes. Uyu munsi wa none tujya kuganira ku itegeko ry'uwiswe Pareto 80/20 cyangwa se 20/80 bitewe no kurimo kurisobanukirwa. No kuvuga ngo ubusanzwe habaho umuntu ukora 80% ariko yajya kureba agasanga umusaruro yabonye mu byo yakoze ungana 20% gusa. Uwo nguwo yitwa umutunazi cyangwa se wa muntu nyine uvunika cyane bikabije. Hakaba na wa wundi ukora 20% hanyuma umusaruro ukaza ari 80%. Uwo nguwo ni wa wundi ukora gisirimu. Ni ukuvuga ngo rero niba umusaruro ubona ari 80% ugereranije na 20% by'imbaraga wakoresheje, menya ko uri umusirimu. Ariko niba atari uko bimeze ukaba ubona umusaruro 20% kandi watakaje imbaraga za 80% cyangwa se wakoresheje 80% by'imbaraga, menya ko uravunika cyangwa se ukora birenze, reka mbivuge gutyo. Yes, uravunika cyane. Rero kumenya icyo gukora 20% ukabona umusaruro 80% y'inyungu cyangwa se nyine y'umusaruro, aho niho ibanga riri, niho ubwenge buri. Ndetse iri ni itegeko rya Pareto cyangwa se principle ya Pareto. Ni itegeko rya 80/20 cyangwa se 20/80. Uyu nguyu akaba yitwa Vilfredo Pareto, akaba yaravukiye muri France ku itariki 15 Nyakanga 1848, aza gupfira mu Busuwisi ku itariki 19 Kanama 1923. Uyu nguyu akaba ari umuhanga cyane mu by'ubukungu ndetse wagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura imibereho myiza y'abantu, sociology ndetse na political science, mu mibanire myiza n'abantu no gutera imbere kw'abantu. No kuvuga ngo yatangiye akora ubushakashatsi cyane cyane mu mirima ye, aho yatangiye areba mu mirima ye, aza gusanga ko umusaruro 80% w'amashaza cyangwa se mu ntete z'amashaza ari 20% gusa bituruka. Kuvuga ngo 20% gusa by'amashaza muri maye nibyo bimuha 80% by'umusaruro. Sinzi niba murimo kubyumva. Even wanabishyira no mu gitabo no mu bitabo bisanzwe. Ni ukuvuga ngo igitabo cyose, page zose zigize igitabo 20% byazo nizo ziba zifite amakuru y'ingenzi cyane wakenera. Naho izindi 80% aba ari umugereka nyine, aba ari appendix n'ibiki n'inyongera. Ikindi kandi yabigereranije n'umusaruro igihugu cye cyabonaga, abona ko 80% by'abatuye mu Busuwisi batunzwe na 20% by'abakozi gusa. Navuga ngo 20% gusa by'abakozi batunze abasaga 80% by'abatuye mu Busuwisi muri rusange. Navuga ngo ahantu hose no tegeko ryakora muri rusange. Icyo byanditse cyo bishatse kuvuga, ntabwo ari mu kazi gusa, ntabwo ari muri business gusa, yego no business ryakora, kubera ko uzasanga abakiriya bose 20% byabo by'abakiriya bawe bose muri business nibo baguhereza 80% by'umusaruro ubona cyangwa se by'inyungu ubona. Abandi 80% baba bari aho ari imfabusa cyangwa se twakwita ntacyo bakumariye. Yewe no mu kazi ka buri munsi, abakozi bose ufite muri company 20% nibo baguha 80% by'umusaruro company yose ibona. Ni ukuvuga ngo bivuze iki? Bivuze ngo abandi bose basigaye baba ari nk'ibideshi, niko twavuga, nubwo atari imvugo ya nyayo, atari imvugo ikwiye, ariko niko bimeze. Ni ukuvuga ngo ahubwo niba
niba utari muri 20% batanga 80% by'umusaruro kampani yose ibona, kandi uri umukozi wa kampani, bivuze ko ntacyo uri kumara, ahubwo ubereye umutwaro kampani ibereye umutwaro. Yes, iri ntabwo ari itegeko rya 20 kuri 80%, bishobora guhinduka, ntabwo ari intuze, kuko bitandukana bitewe n'ahantu bigeze. Birumvikana ko imbaraga washyize mu kintu ntabwo zangana n'umusaruro ubuze kugikoramo uko byamera kose. Nicyo bishatse kuvuga muri rusange. Umusaruro runaka z'ibintu runaka bikorwa zitanga umusaruro utangana n'imbaraga zatakajwe muri icyo gikorwa runaka. Bivuze ngo imbaraga nke zishobora gutanga umusaruro mwinshi cyane, cyangwa se imbaraga nyinshi cyane z'umurengera zigatanga umusaruro wa fake cyangwa se muke cyane uciriritse. Nicyo bishatse kuvuga hano. Ubundi ni ukuvuga ngo no mu kazi gasanzwe ka buri munsi ushobora kuba uri umukozi muri kampani ugakora amasaha yose cyangwa se umunsi wose wiriwe uri bize rwose, ariko mu by'ukuri umusaruro watanze ukaba urutwa na wundi waje mu masaha 2 agakora amasaha 2 akigendera. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo icyo yakurushije yarebye iby'ingenzi cyane aba byo bibandaho bitanga umusaruro. Ni ukuvuga ngo abakozi muri kampani burosa 80% zabo baba ari abo gushyushya intebe, cyangwa se niko twavuga, baba bari aho gusa ari abo kwitwa ngo ni abakozi ba kampani gusa, ariko batari mu batanga umusaruro. Isomo rero twakugiramo hano ni irihe? Twese dufite igihe kingana, nayo mbivuga. Ni ukuvuga ngo umukozi uwo ari we wese wakoze mu buryo wakoze akazi nibyo bigira icyo bivuze. Ni ukuvuga ngo umusaruro watanze mu kazi nubwo wawukoze amasaha 2 cyangwa 3 bitandukanye na wa wundi wakoze umunsi wose ariko ngo ari mu kazi ari bize yahuze ntari kuboneka, ariko wajya kureba umusaruro ukawubura. Kuba uri bize ntabwo byo bigena umusaruro, ahubwo umusaruro ugenwa nyine birebera ku musaruro. Ukeneye kuba ukora gisirimu rero. Niba ubona atari uko bimeze, nimba ubona ukora 80%, niba imbaraga utakaza ari 80%, ariko wajya kureba umusaruro ukabona ni 20%, ukeneye gukora gisirimu. Ukeneye kureba niba ari ikintu ugiye gukora, ukareba ngo iby'ingenzi birimo ni ibihe, mbarire nibandaho. Ibitari by'ingenzi ni ibihe. Niba igitabo cyose cya page 1000 n'urugero 20% by'izo page zose arizo zirimo amakuru y'ingenzi cyane ukeneye mu gitabo cyose, izindi 80% byazo akaba ari imfabusa, cyangwa se akaba ari izinyongera, akaba ari inyunge, cyangwa se akaba ari ibindi bigufasha. Bivuze ngo ukeneye no kumenya ngo ese ni ibihe ndasoma biri bumfashe kumenya igitabo cyose, aho kugira ngo utakaze amasaha 20 cyangwa se umunsi wose usoma igitabo cya page 1000, aho ukeneye gutakaza amasaha make cyane ugasoma za page 20, bityo ukatumenya igitabo cyose. Aho rero n'ubwenge buri. Ndetse no ku munyeshuri byakora cyane. Umunyeshuri niba afite exam agafata icyumweru cyose asoma ibitabo byose ahiriye iruhande, atandukanye na wa wundi wafashe umwanya we akareba iby'ingenzi mu byo yize. Uwo nguwo byanze bikunze amurusha umusaruro. Ni ukuvuga ngo mu kizami hazamo 20% by'ibyigishijwe byose. Yes, ita ku by'ingenzi cyane rero 20% kuruta uko wakwita ku bitari ingenzi 80%. Reba iby'ingenzi 20% bari byo bitaho, hanyuma 80% byo nta kibazo. Yewe si gusa, si muri business, si mu kazi, si mu bucuruzi, si iri tegeko ryakorwa n'ahantu henshi cyane atandukanye. Ushobora no kurikoresha mu bushuti bw'abantu n'abandi. Inshuti zawe zose ufite kumenya ko 20% byazo ari zo zifite icyo zikumariye mu buzima bwawe bwa buri munsi, cyangwa se nizo zigufasha ubuzima bwawe bwa buri munsi. Naho 80% ntabwo zifite icyo zikumariye, niko twavuga. Ni ukuvuga ngo kandi ahanini ugasanga wowe uri kwita kuri baba ni 80% badafite icyo bakumariye.
rero icyo ukeneye kumenya 80% bitari ingenzi ni ibihe, hanyuma 20% by'ingenzi ni ibihe muri buri kintu cyose ugiye gukora. Niba uri muri business, kumenya ko 20% by'abakiriya banjye naba, 80% naba ndabitaba. Ariko niba ari muri business nibyo, nk'umucuruzi kwe kwita ku bantu bose, kuko nk'ibisanzwe abo ngabo 80% ubona ko batari ab'ingenzi, mu minsi iri imbere nibo bazavamo abandi b'ingenzi. So rero nk'umucuruzi nyine byiteho byose, ariko wite cyane cyangwa se wibande kuri 20% by'abakiriya bawe baguhereza umusaruro wa 80%.